bamwiba bwa Yesu umukafiri. ntabwo bamwibye se Umukobwa yarahombye uko yatubwira niba niba ari kugira isoni zo kutinya kutubwira ko yahombye, niba ari kumera gute. Freda yarahombye kugira umwaku, babanogonozi biwe baranywaga, bamara kunywa muri ka kabari kiwe ntibishyure. Yagurishije uburiri, sibyo? Matera yarayigurishije, sibyo? Amaze kugurisha matera gusa nyine nabonye yarafashe ka kamatera gatoya k'abanyeshuri, ubu ni kariho, sibyo? Ufite n'icyo kwambara, uvuga ngo ndi gusigara ncunganwa nuko ejo buri buke nkabona ikindi. Ariko noneho Farida no kubona icyo uyu munsi, sibyo? Kuvuga ngo icyo ndi burye ubu none biragoye. Nahamana Bayikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi. Kandi nzira ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze mwese. Ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga ku nkuru zigiye zitandukanye. Ndabasuhuje kandi n'ibitekerezo ndetse nabo mugenda mufasha mu buryo bw'ubushobozi. Nukuri Imana ijye basubiriza aho mukuye. Uyu munsi rero ndi kumwe na Raki wa mugano nkuko bivuga ngo yaremwe nk'abantu bo mu ijuru, umenya kuko ari byo. Ubundi aho kantu yo kavuze rero buriye nuko mutabizi iyo kavuze. Ariko usanzwe umuntu akurebye ashobora kugira ngo unywe inzoga. Ntabwo unywa inzoga, unywa ibitumuka. Nibikunda ikintu mbasha kunywa amazi, amata, kwanza ikintu kidasembuye cyo ndacinywa. Kandi ntabwo napfungwa ngo ibintu bipfe kubaho, ikintu nizeye. Rero umuntu akurebye sinzi nimba abantu bajya babibona, ubu uri umuntu sinzi ukuntu twishizemo ko abantu bafite imisatsi ngo banywa inzoga, banywa ibitabi, simbizi. Nanjye nyikubona bwa mbere nabikubajije, ariko reka mbibarize n'abandi. Raki nta nzoga anywa pesi, nabona ngo ntabwo bishoboka. Ariko ukuntu wimereye ugaragara nk'umuntu uhora uri mu bifuri. Niyo mpamvu mbabwira ko niyo Imana yandemye nk'abantu bo mu juru, bana bato, bana b'abakobwa, nta nzoga ntaki, turatuje kandi turoroshye. Imfuriza abana bo mu ijuru ni ukuri cyane. Hari igihe kugirana communication wenda n'umwana w'umukobwa agahita agukadiriye, akagutekereza. kandi nababwira n'ikindi kintu cyiza, ntabwo uko tugaragara gutya imisatsi, amatatu, ntabwo bisobanuye uburara. Rimwe na rimwe mu twibesha mu dufata ko tutari, ariko ntabwo ari byiza. Umuntu niba aje kugana ebana mwakira uko aje, uko mubona, ahubwo umenye ngo eske ko mubona inyuma ni nakari imbere. Ibyo ni ibintu bya danje. No kumbona ngo ngewe ebana ugatumbona mitabi, inzoga, no, ntabwo bikunda. Hanyuma Raki, ibyo twabyumvise. Hanyuma twari tumaze iminsi tuganira nawe ndetse na Farida, byabaye birebire ariko binaba byiza, ntibyabaye na bibi. Farida ubuzima bwe nako ni birebire, ntago tujya kubisubiramo. Rero ku bantu babikurikiye babonye neza ko navuga ko Farida ubuzima bwarahindutse, ndetse yanagusabye ubufasha, mwemerera ko icyo uzajya ubona uzajya umufasha. Gusa ntago mperuka amakuru ye, cyagiye nabonaga ameze nk'umuntu urwaye utameze neza, nanga kumubaza byinshi. Ariko uyu munsi navuze nti se Raki wenda wowe uri umuntu we hafi ubyibura ushobora kumuvugisha kuko agukeneyeho ubufasha, ntabwo wamubaza amakuru ngo uyabure. Ndavuga ni wenda wowe byibura nk'umuntu akeneyeho ubufasha ushobora kumubwira akagira ngo ugiye kumufasha, ntabwo wabura amakuru ye kuri uyu munsi. Farida muraherukana aragakuru ke bantu bakuru, ibintu biragoye byatari. Farida ari hatariho kabisa. Mbese twagura tuvuga ngo ubuzima ni bubi, ni bubi byatari. Bimwe nabwiraga ngo kugira abantu batari sawa, inshuti itari nziza, uzamuganishije habi, urajyanye mu rwobo atabashije kwikuramo. Ngiye burabyara ntongoye kugira ngo mbone Farida azambwira ngo Raki, ngo ndaye ndakeneye ngo ubufasha, ngo niwe ngo mfite ngo kubwira ibyanjye. Kandi mu minsi yashize wari uzi neza ko ibintu yambwiraga, urikumva ngo Raki uri fake, Raki ndakunenze. Nane mu gihe kitageze no mu mwaka haza kumbwira ngo Raki ubu none niwe nkeneye. Bibaho ariko
bibaho ko ibintu bihinduka nyine ugasanga wa wundi byabaho bitabaho ariko ntabwo tujye tumenya aho turi n'abo turibo. hanyuma ibyerekeye no kumufasha byagenze biti? Ewe mwarabonanye, waramufashije Farida ariko sinabwe nta makuru yemeruka, niyo mpamvu ndi kukubaza. ibintu yo gufasha Farida si buragize ngo uramutse ukeneye kumufasha wabona n'icyo umufashisha ko nta kintu ariho wamufashisha nyine ahubwo icyo ufite wowe. ewe hari ugufata igitonya ugakinaga mu nyanja y'ibibazo n'ubundi ukibwira ngo nguragiye ngugiye kunyara mu kivungu cyuzuza. Ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo bikunda. Farida nayo ibibazo afite ni byinshi 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 birenze imitekerereze ya muntu. Njye rero nanze gukomeza kumubaza ibintu byinshi kuko numvise muri iyi minsi atameze neza kumubaza mumeze utamakuru, numva ari kumbwirana nabi, nanga kumubaza byinshi utamwihorera. Ese byibura we muravugana, mubasha kuvugana wowe? Farida turavugana ariko amakuru ye ntago ari meza cyane ku buryo na n'ubu se narahinduka. Oya nta mihindukire yiwe. Urayibuka cya gihe duhura ambwira ngo yaribwe ngo baramwibye. Bamwiba mana yanjye. Bamwiba bwa Yesu umukafiri. Ntabwo bamwibye se. Umukobwa yarahombye. Uko yatubwira niba ari ukugira isoni zo kutinya kutubwira ko yahombye, niba ari ukumera gute, Farida yarahombye. Naje kumenya ko urumva ko yagiye twavuye duherukana mbwira ko nzagira icyo namuha. Uzamufasha namufasha nk'umuntu utwite, nk'umuntu wibwe, ubuzima butari sawa, umugabo wowe nawe nta kintu bavugana. Buriya naje gupangana muri umuntu we ko tuzajya kumusura rero. Muri umuntu muracyavugana? Ako se muri umuntu we ko nta kibazo dufitanye. Nigeze urumva twabiganiriyeho, tumaze kubiganiraho, ahubwo noneho ambwira bya nyabyo icyatumye Farida yisanga muri buriya buzima arimo, yari arimo. Ni igiki none? Farida yaje kugira amahirwe atari meza, nibwo tukatubyita umwaku. Yaje kugira umwaku, babanogonozi biwe baranywaga, bamara kunywa muri ka kabari kiwe ntibishyure. Buri muzi nkabona yaposita amafoto basohotse. Akabari bamuhombeje se? Umva se. Baranyoye bagasohoka bamubwira ngo bafite amafaranga barakomaho ngo yagure business, ahubwo byaje koranyira noneho nayo kwishura inzu yabuze. Kugeza ahubwo n'ibikoresho bike yari asigaranye. Amakesi avuze ngo bibye. Biba mu makesi naho bayagurishije ndahazi. None nibo bayagurishije? Jewe nageze naho njyewe nashatse kwikorera aka business k'akabari. Umuntu aza kundangira amakesi n'intebe. N'ubundi njya kubigura n'uwabiguze nande na Farida. Ubwo ni wabyigurishirije? Farida yarakennye, amaze gukena mu nzu bashaka kumusohoramo, kubona icyo kurya biba intambara. Nayibaze kumara gatatu utaryira umudamu utwite. Ibyo bintu urabyumva? Kumara gatatu utarya. Kugeza ubwo yafashe icyemezo kuvuga ngo ntabwo nari nzi ko yakongera kubeshya kandi ari byo bintu ari kuza kugusabira imbabazi. Ko naguye ngo Farida afite imitima myinshi ibiri. Uragira ngo mbisubiremo na n'ubu? Yaba gifite urugendo. Kugeza ubwo yafashe icyemezo abonye abantu bose babandi yitaga abashuti ziwe babonogonozi bamushizeho. Afata icyemezo cyo kugurisha n'uburiri yararagaho. Matera arayigurisha. Ariko se keza. Ariko iyo ukinnye ukagera aho ugurisha uburiri. Muntu wanjye va muri Kigali wimuka. Farida ndamuzi, sibyo? Njye nawe turaziranye. Ndabizi. Imyenda yagiraga myiza yarayitanze. Ayigurishije se nayo? Ariko none wamenye nawe uri gushyiramo n'umunyu. Nakubwiye ngo reka ngubwire ikintu kimwe. Reka ngubwire ikintu kimwe. Uwo ni Farida wakoze ibyo byose. Reka ngubwire ikintu kimwe. Buriya isi ni ikonsa. Sibyo? Isi ni ikonsa. Uzonke vuba kuko anytime yagucutse. Ngisira heka ntisimbiza. Ko naje kubona ubuzima Farida asigaye arimo,
sibyo menye n'ibyamubayemo n'ubuzima ariho mpita mbona ko burya nta mpamvu yo kwiremereza. Farida yari agikaraga ikibuno akabona kiragenda akabona inzobe iraka kumbe niba twari utuvuta ni ukuvuga ngo ubwo rero umusatsi warapfutse ubwo ni ukuvuga ngo muri make ubwo Farida kuba yaraje akatubwira ko yibwe akatubwira ko yajyanye ngo n'umuntu bakoranaga n'umusista ngo yakoranaga nawe ngo bakarara ahantu bakabiba ibyo bivuze ko atari byo. Farida gusa n'umukinnyi wa filime mwiza cyane yavamo umwagiteri mwiza. Reka nkubwire se Farida yaragiye afata imyenda yambaraga myiza aragurisha. Uzi ngo byabutengera cyabigira ibitenge bibiri nzi yambaye muri cya gihe ibitenge byiza bidoze neza. Yaragiye afata imyenda myiza arayigurisha, amapataro meza amwe yambaraga meza aragurisha. Ntuheruka cyagiye aza gusaba imbabazi udukotori yambaye dufite udushumi ntamubonye noso ipantaro. Yaragiye buri kimwe cyose aragurisha, agurisha imyenda. Nje nibajije cyagihe amaze kugurisha ni gute umuntu utwitinda nkuru yambara amapantaro. Ngiye kujya menye ko yagurishije yambara ntafunge hejuru kugira umenye ko yagurishije ibintu byose. Ibaze kugira ngo mpure n'umuntu wambaye imyenda ye nanjye ubwanjye nzi. Wahuye n'umuntu wambaye imyenda ya Farida ariko bashaka kuba kubera ko bari baravuze ko yibwe urumva narangize ngo nanjye mfashe igisambu. Ariko mangaze bari yari mangaze zirasa. Uko byayena kose ntabwo haberwa ikintu cyawe. Sibyo? Muye n'umuntu mu nzira yambaye umwenda we. Sibyo? Kuko nari inkuzi ndawumenya. Bigeze aho rero maze kumenya ngo nanjye ngo nzi ngo mfashe igisambu. Ngo ngiye kugiteza iki leta. Ku Farida yaza gusaba imbabazi asaba n'ubufasha yaribwe nta kintu ariho nta buzima ni ntabwo. Ndavuga noneho ubwo igisambo kibonetse cyane adufasha kumenya naho ibindi biri tukamenya naho ibindi biri. Farida akasubira mu buzima bwiwe yarabayemo. Umuntu aramwe ati wowe ukanyita igisambo ahubwo ningira ukujyane muri leta. Eri kuko abantu baraje bigenze bite mufitanye kiye kibazo ko tubona mu mutabasha kumvikana bimeze bite. Umuntu aravuga ati imyenda naraguze. Waguze nande? Naguze na nyirayo. Nabagurisha. Nta kuvanga abagurisha nyirayo nyirubwite yamubwiye ikibazo cyuko umuntu yarafuze arateza ajyana ku isoko. Yagurishije uburiri. Sibyo? Matera yarayigurishije. Sibyo? Amaze gurisha matera gusa nyine nabonye yarafashe ka kamatera gatoya k'abanyeshuri ubu ni kariho. Ndakubwiye ngo ibintu byose narabimenye nunuru kwa kuvuga ngo kugira impuhwe numva nagahinda karaje numva ikiniga kiraje. None se ni gute umuntu aza gusaba ibyo tubyemere nibyo ariko ni gute umuntu aza gusaba imbabazi ngo mumbabarire nababeshye nabeshye ibi nibi noneho agasiga abeshye n'ikindi kintu nk'iki. Ni bwa bwenge buke. Genda namubwiye rero Farida niba usabye imbabazi ujye ureba hatagira ikindi kintu usiga inyuma cyo gusabira imbabazi. Noneho aricara asabye imbabazi y'ikintu cyihutirwa kiri hafi ariko noneho inyuma ye asizeho ikindi kinyoma kindi kandi kizamenyekana. Rero ikiza kiriho ni kimwe. Farida kubabaje bwo arababaje pe ku buryo bushoboye. Ntiduherukana atangana nimero cyagiye hano hamwe mu kiganiro. Farida arababaje abantu bamufashe yabeshya atabeshya nta kintu bizongera kuba bamufashe. Ngiyewe natinyiye nawe ntago abari aho umuntu w'umukobwa witegura kubyara. Sibyo? Ya myenda twaraguze yo mwana myiza ihenze. Sibyo? Arayifite se? Yaragurishije amaze kugurisha aragenda aguramo bumwe bw'igihumbi. Amakuru yose mbanya afite. Tuvugishije ukuri. Tubyemere ko umuntu ashobora gukena akagura ibura ufite itungo riramugoboka. Akagurisha imitungo ye iyo myenda ye. None se kugurisha imyenda y'umwana n'ubundi uzayikenera. N'abantu kugurisha umwenda w'umwana uzasubira kuwugura. Nuko yari ihenze se akaguriye make. Nibwo kugira ngo yunguke Farida ikintu yakoze ni bimwe bita kuvuga ngo ni ukwitera icyuma kwibabaza muri make. Sibyo?
ikintu cyose cyiza na ya televiziyo avuga ngo niyo yarasigaranye simpamye ko nawe ngubu akifite. ese wagurisha amatero ugifite televiziyo Nose ibyo bibaho. ese ubwo uriya murumuna we ntari kubeshya we Murumuna we se uribuka aza nshinja ngo murumuna we ndamutereta. Buriya kuvuga ngo ndamutereta baragiye bagirana ibibazo, sibyo? Umwe ajya ku ruhande rwe n'undi ajya ku ruhande rwe, sibyo? Ibintu bya Farida byose nta kindi kintu bavuga ngo barapfa. Farida nawe ubonye ubuzima arimo, ubona ukuntu ari kugenda yandara kururuka, ni inzara mwana, ni inzara. Umuntu arimo arataka ati mu nda haranyishe, nozi igifu cyafashe iki? Naho ubwo bantu barakomera. ahubwo Farida ikintu yakoze ni kwa kundi umuntu yanga kwerekana ibyo byose nyine. Wenda buriya Farida mbere yari ameze nk'umuntu wihagararaho, urabiswa ko ndakuvuga ngo afite ubushobozi. Ikibuno cyari kigenda n'inzobe ye kiracyahari. ikibuno buraka nkubwire Keza, buriya iyi si ni ingome. Farida ikibuno cyaramwoshyaga n'inzobe kamwoshya akatanga itangazo ngo ngewe ngo umugabo nguri tayari ngo kubona mubyarira akanyishura ngo nazi. Siko biri? Rose yabisubiramo. Suzi ko cyagiye avuze ngo byararangiye. Shasi iri mu bibazo buharo n'uwakemera kumubyaza. Cyagiye barashagara kumamagara. Ariko nta n'uwakemera kumubyaza. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo buri kintu cyabayeho Farida ni ubuzima bubi, ahubwo no kumusengera. Nukumusanyira ko ubuzima arimo ntago ari bwiza. Uziko ari igihe none agahenda bivuga ngo agahenda gakabije ari kazanamufata akanaba yanakora n'ibindi bintu bitari sawa, ariko Farida umusengere. Nayo ubwanjye ngiye kuvuga ngo ndamufasha, ntabwo nabona icyo namuha. Nose umuntu wamuha icyo kurya, umuha icyo kwambara, umuha nawo kuba. Urumva nawe kiragihema kabyaranye biranyebeye. Nawe kiragiye aza kuvuga kuntu ibibazo afite abona gafite isoni. Nawe avuga ati koko nje gusaba wowe nimye nawe ubwabizi. Noneho impamvu urumva nawe ntwatinye kuvuga ngo umuntu wavuga ngo afite ubushobozi ngo ntabwo ubushobozi gukeneyeho, ngo afite business sinzi, ngo afite ubushobozi bwo kwitunga, ntabwo yari gutinyuka avuge ko yagurishije ibintu. Yashatse ubundi buryo bwabivugamo kugira ngo twumve ko yagize ibibazo nyine, ko guhomba kwe nta ruhare yabigizemo. Ariko guhomba kwe urumva ko nyine yabigizemo uruhare. Kuko wambwira ngo ni kugera ubushaka yo kurya mu myenda wagurishije, ni kwa kundi uba ari kurenza umunsi gusa. Ariko ari ibintu bitazatse. Farida arababaje. Nanone akagira ati umugabo waneye inda nta kintu amfasha. Neze umugabo niba uzi neza ko sibyo uri kumwe n'umugabo ufite undi mugore babana, ko mperuka cyagera umugore waza batongana ngo yamutwariye umugabo, sibyo? Farida ukuntu nta bwenge afite, iyo aza kuba ari umuntu muzima irashoboraga no kuvuga ati mbo abanago nozireka mbareke iraki ibyanjye nawe birarangiye, reka nibura nkomezanye n'uyu nguyu nitwa ko ntiwitiye byanyabyo, sibyo? Urashaka kubona wadashobotse uwo mugabo, ariko sibuka nkubaze uwo mugabo ushobotse nkuko abyifuza azamukura cyese namubyara. Reka twese dufite ahantu henshi twakuriye, niba bafite ukuntu nakuze ubundi no kugira ngo umugabo muhuze nuko mwese hari ibyo mureka. Rero Farida we nta kintu yifuza kureka. Rero niba Farida niba rero n'umuntu wese babyarana bigoye kugira ngo nawe reba ukuntu bigoye. Farida arabizi turatukanye, arambwiye ngo mungoraki ngo ngwaye kuri ngo jya mu buzima bwawe ngo nanjye ngo ndi mu bwanjye. Ejo aragarutse mu gitondo ngo nyabone Raki ngo kweza ngo muzana Raki. Ntiduhuye ngo Raki ngo ndagusaba imbabazi ngo nyamaze ngo icyo kurya ngo ni ntacyo ngo icyo kwambara aho kuba ngo ni hanze. Nkibaza eske uwo mugabo we atubwira ngo umugabo we ngo papa w'umwana nta kintu amuha, ikigaragara cyo nta kintu amuha, nta kintu amumariye. Kimamariye nawe ntago yaba imeze kuriya. Niyo mpamvu ngura ngo mbere kose nkubwira ngo Farida ntashobotse. Ubusa abantu ko bambwira ngo uri ukavuga ngo Raki ngo nagomye ngo kujya ngo imbere ya kamera ngo uvuge ngo si yawe. Abuza abantu banutse. Wapi ngo byari bikwiye ngo ngenda ngo ngashira umuntu ngo karubanda. None se Farida tumufate gute? Ubu noneho
hagiye wumva n'ibintu ukabura ni tumufate dutenye uko ari tugomba kubisokoza uko byogoshe umuntu watajya kumubeshyera ibintu bigana gutya muri umuna we amakuru nurose ni umuntu warambaye imyenda yo mu muhanda nurose n'abo bantu baguze mu makese nabo ni ikibazo n'abantu bagiye kugeraho bamuhereza puriyave nabyo ni ikibazo atavugisha ukuri kugira ngo n'uwamufasha amufashe basi aho yaramubwije ukuri nyine ni kwa gutinya kuvuga ngo ndio kibuzo cya Farida kandi nawe ari wowe abeshya utuntu tworoshye kandi tumenyekana vuba nawe ari wowe ntago wakareba buriya cyo rero ndi umuntu ngiye gusaba wenda kuri kamera ashaka kwanga kubivuga akavuga ati ntiteza abantu ariko nkakuna inyuma we yakabikubwiye nk'umuntu ngiye naramwihoreye rero buriya ikintu kiriho abandi nababeshya ariko wereka nkubwize ukuri buriya ikintu kiriho ntekereza wenda ko nawe igihe kizagera akambwiza ukuri ariko igihe cyararenze nta cyo kubihindura nge nawe mbifiteho gusa wenda nabyara no kumusura icyo gikoma cyo kunywa agasukari ni gutyo kuko nanone buriya umuntu ashobora kuza akakwereka ko wenda ko agukeneye ubufasha yigize umuntu ubabaje kugira ngo yongere abone uko kwigarurira nanone birashoboka sibyo yari ukuntu umuntu atera imbabazi kandi kuri njye ntago bikunda niyo mpamvu nawe wagiye kubaza amakuru ntago njyewe buriya njyewe ukuntu umeze iyo mfashe umwanzuro mba nkufashe ndi umuntu utinda gufata icyemezo ariko iyo ngifashe gifata mfashe bivuze ko nawe wagiye kubaza amakuru utari wizeye ibyo yatubwiye ntabwo Farida nawe umwizere n'igihe twatumaranye n'ibintu byose agiye asungurukamo sibyo niba narapanze kujya kumusura na murumuna ariko uzi ko batari basigaye babana sibyo urumva ntabwo nagomba kujya kumusura njyenyine kubona ko noneho wenda ko mukeneye cyangwa ugiye gutereta nagomba kugendana na murumuna we sibyo dupange niba ari agasukari tumushyire niba ari agafu k'igikoma niba ari ubuceri tumusure ntabwo wajya gusura umuntu uri mu bibazo imbokoboko buri muntu iyo umuntu afite ibibazo tugerageze dushyigikirane ni sawa cyane ku uyu munsi niwe ejo ni njyewe yewe i Kigali ntabwo biba byoroshye ariko rimwe na rimwe turirengagiza cyangwa tukanarenzaho kubera ko rero isi muri buriya buzima bwa Farida abayemo bwanyeretse ko hano hanze hari abantu benshi babayeho nabi kandi bafite mu ruhare sibyo cyane Farida nawe namaze kumwigiraho ko ikintu gituma dutakaza abantu b'umumaro kuri twebwe nuko twirengagiza icyaduhuje nabo twibagirwa vuba sibyo ko ni ukuri Farida yirengagije icyamuhuje nawe nyuma noneho aza kukibuka amazi yaramaze kurenga inkombe aza noneho gusaba imbabazi ambwira Lucky wabaye umbabarire burya inda ntiyari yawe ibintu byinshi ariko nyuma y'uko inda atari niyawe nyuma nagize n'ibyago ndibwa none nyabona Lucky gerageza mbona agasukari ko kunywa igikoma ubundi umuntu umubwije ukuri kose uramufasha n'ubundi ariko iyo umuntu akubwiye ntanakubwize ukuri kubera ko rero azi ko ndi umuntu ugira impuhwe cyane niyo mpamvu yaje yigize umuntu ebana w'umumarayika sana yaciye bugufi uri kumva nicyo kibazo cya Farida ndareba ndavuga okay nyine ubwo nuko gusa twirengagije ibyo byose bindi ari gukomeza kubeshya Farida ateye impuhwe gusa bwo arababaje pe gusa nanjye kumugirira impuhwe ngo muvuge ngo musabire ubufasha oya buri muntu niwe wimenya niwe wivugira oya ubufasha ndabumusabiye nubwo nanjye ntago ufasha bwose akeneye ntago namufasha ngo burangire cyase ibibazo byiwe bishire bigabanuke yatanze nimero ebana bamufashe kabisa arababaye byahatari ahubwo ndibaza azabyarira he ahwaba numva
nose urumva niba watangiye kubariza priave yo gusohoka mu nzu kurya ari ikibazo none se raki kwambara we mwabanye igihe gitoya wowe uki basi wowe basi jewe niyo namufasha ntabwo ntekereza ko ibibazo namufasha uko abishaka gusa ariko nanone ntabwo naterera iyo sibyo ntabwo naterera iyo oya nagerageza uko bishoboka nk'abantu ubu noneho bigeze Farida kuba ari kubeshya nje ntabwo noneho nabimurenganyiriza kuko ni ari kubeshya hari igihe ugera mu buzima bikaba ngombwa kubeshya ari ukuntu bavuga ngo ni mpemuke ndamuke mu kinyarwanda wenda mbere ibyo yabeshye kera byo mbere yabibeshyaga by'amafuti rimwe na rimwe akabikora atatekereje yabibeshyaga arayanda rimwe na rimwe akabikora kubera umujinya no guhubuka kuri iyi nshuro ibyo binari kubeshya no guta umutwe nuko nta kindi kintu yakora nta cyo gukora kindi afite kuko hari ubuzima ugeramo ukavuga ati noneho imitwe yose ko nayikoresheje bikanga noneho nkora iki bikaba ngombwa ko ubeshya cya kintu kugira ngo umunsi wire uwo niwe Farida rero n'ubuzima bayeho muri iyi minsi babyita kugira mbara ubukeye umuntu witwa mbara ubukeye ambabarire si nshaka kuvuga ariko hari ibiba ngombwa kugira ngo ubare bukeye bigutise mana noneho iri joro riracya aho niwe Farida ariko nk'umuntu wigeze gusa naho yitunze ntabwo ashobora kurasa ku ntego hari n'ukundi tujya kuvuga ngo ni akantu kambara ubukeye burya ushaka ufite icyo kurya uyu munsi sibyo ufite n'icyo kwambara uvuga ngo ndi gusigara ncunganwa nuko ejo buri buke nkabona ikindi ariko noneho Farida no kubona icyo uyu munsi sibyo kuvuga ngo icyo ndi burye ubu none biragoye ni ahamana ni amasengesho menshi sibyo ubu numvise none ngo asigara n'abaye ngo niba yarakijijwe niba ari umurokore nagakinywa inzoga ejo bundi anywa agapanashi ngo buriya ikintu kibaho rero buriya hari ukuntu bavuga ngo reka kunywa inzoga ubundi akenshi umuntu anywa inzoga cyane kubera amafaranga buriya reka nkubwire ntabwo ushobora kubona umuntu ukugurira guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere byanze bikunze nawe ukora mu mufuka ukagura biriya yatubwiraga ngo baramugurira ntabwo umugabo yakugura rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntacyo gukuraho cyangwa ngo nawe umugurire cyane ko yari afite akabari bazaga kunywera iwe kuba ufite akabari rero biroroshye kugira ngo wowe ugura no kurusha abaje kugura niba baguzira wundi ko biri kose nawe urize ukavuga ati babahe buriya rero hari ukuntu bavuga ngo rozari zamutakira ngo Kristo nta kizumva sibyo nashaka yinywere nashaka agira ate ariko byagenda kose uri kumva rozari zamutakira ngo Kristo nta kizumva kabisa yakizwa atakizwa niyinywera inzoga ko twese nibyo tumuziho nawe mushuka arenda kubyara kandi inzoga yarazinywaga kubera umwana nawe niba yarakijijwe abikunze ni byiza ariko niba ari bya bindi bye ntabwo ari sawa ikintu nabwira Farida njyewe Farida uri umuntu mukuru turanakubaha nubwo tuguserereza rimwe na rimwe ngo kora ibintu wahubutse gusa kuri iyi nshuro njyewe ubuzima urimo muri kano kanya ndi kubwumva noneho kuri iyi nshuro n'ibyo wabeshya cyose birumvikana kuko ufitiye stress nyinshi arababaje bya hatari mu buzima utakikaga ko waba urimo kandi bwaba ku muntu wese rero ibyo byose wavuze ntabwo ngushinza ko wabeshya ahubwo wari uri gukora ikintu cyo kugira ngo witabare n'igisibo mu bantu gusa njyewe ndashaka kuzamusura nibiba ngombwa ndakonza bazamuvugishe nabonye ntazi ukuntu yabaye ni ukuri abayeho nabi Farida ntabwo ubonye ko si umufuka ntawe cyagiye duherukana yarananutse soze ukuntu yarangana mbere umuntu ubundi utwita abagomba kuba akabeshya ngo ni ukubera ntabwo byo bibaho rero Farida abantu mwese mudukurikiye mwandike muri comment ni ukuri ubuzima arimo muri kano kanya burababaje sinzi njyewe nanjye uwagira uko atabare kubera ko yaboneka mu mugire kandi yasabye imbabazi nubwo yongeye akabeshya ariko byari ukwitabara hari ukuntu ubeshya uri kwitabara
n'amajwi y'abantu. Farida- Nta kindi navuga, ibindi ni ukumusabira akibaruka amahoro umwana we Farida reka mbabwire abakunzi bacu, Farida arababaje kandi ari hafi kwibaruka. Yatanze nimero, niba bayifite niba batayifite basore muri cya kiganiro. Na nimero ye mfite ngewe nakayibabwiye, ariko Farida arababaje byahatari. Ukeneye kumenya nimero yiwe anyandikire kuri TikTok. Dupaya ukuntu twasura Farida kuko arababaje byahatari kuri TikTok yanjye. Ariho nyandikira. kadusoreza hano. Twasoma ikiganiro cy'ubutaha. Sawa, murakoze cyane.